hand in hand on the warm sand. We are walking barefoot and free. In your eyes, I see blue skies reflection, and everything is blue and blurry. Kissed by sun, loved by winds, we're so happy at this lovely place. No sorries, no worries, let it always be a sunny day. Whoa, just for you and me. Whoa, a sunny day. Whoa, let it always be. Whoa, a sunny day. Maura naniwe. Ndananiwe Dieudonne. Maura ndeba unaniwe cyane. Ndananiwe mwana wa ndananiwe. Uhingiye uri hariya unsizemo imvune. Si mama najya nkubaza. Ubundi mu myaka yose mfite ntabwo ndabona papa. Papa. Papa ntabwo muzi. Dedo, papa wawe arahari. Ariko samubona ahubwo mva kubwira. Wowe reka shaka ubuzima urebe ukuntu twabona imibereho, ibindi ntacyo. Humura papa wawe azaza ahari. Humura. Se gushakisha atanatwibuka ubu ngubu umuntu aradukunda mama. Ibyo si byo. Humura papa azaza. Humura yagiye gushakisha azaza. Ahubwo wowe icyo nakubwira, reka dushake imibereho, dushake ubuzima, ugire ubuzima, ibindi nta kibazo. Mande yotse yabagiye kukubwira ikintu. Suze ko twavuye duherukana mu murima nkubwira ko ngiye gushaka umuntu ubu buryo mvugisha nyine wa musore. Ubuheze hari umusore twiganye i Kigali, niwe nabanje guheraho nyine mvuga nti kuko n'ubundi yahoze amfasha guhera kera tukigana kugeza tunarangiza ishuri. Umubaza iby'akazi se? Yego. Ahubwo wamubajije se? Mbaza ngo byagenze bite? Hello. Yo. Amakuru y'iminsi ra? Fresh. Ni ndetse ko ntakumenya. Ni Dieudonne. Dieudonne so ntabwo mwibuka man. Wa mutipe mwageranaga muri segonderi. Muvantara. Abise nkwibuka waraye ngo bimeze bite se? Twaraburanye dore waranyanze. Shasa ubuzima bwaranze dore mu cyaro tumeze nabi. Imyumbati yararumbye, ibijumba birarumba. Nagira wowe muri make. So nyine se wahisemo kuba umuvantara nyine wagumye mu ntara nyine mu ntara se wakura iki? Cyo ibyo bijumba n'ibyo biki byose nyine. Sha wakwihanganye ugakora uko ushoboye kose kanshakira imikorere ko byanze. Inahase. Ndibana mu kageto nyine tu nta birenze wazamuka tukabyiga. Nta nubwo duherukana. Waba unkoresha uyu nkuru mama arayumva neza, ahubwo mbwira niba uri seri ukomeje bitengewe mese utwenda duke na duke bitumbona nyine mu rugo iwawe nyine nk'uko ubishatse. Ariko se mwana wa Karabema rero nyamuneka bitekerezaho neza. Dieudonne mwana wanjye, urabizi neza yuko uri umwana mfite kandi mbuzi. Nanjye nta buzima. Nyamuneka mwana wanjye Dieudonne, ntushiduke ngo twumve ngo i Kigali wirukanke. Ubanze uperereze, witonde, ushishoze, umenye niba umwana ari inyangamugayo. Mwana wa oya
nkubuze nta buzima urabizi nawe oya urabizi ntacyo tazi ndamwizeye n'umwana mwiza ntazamuhemukira mwana wa nyine ndamwizeye uramwizeye ni umutipe ugira umutima mwiza ni ukuri pe nta hantu yaguhisha na hamwe buri make no iwabo bari bafite n'uduceri muri segonderi twinshi bakamwoherereza kanarimo aragenda amfasha gake gake ntahampisha ni waba undi wambwiraga bajya kugurira n'utuntu mugasangira uriya yakugira akamaro umwana we uriya yagufasha none yambwiye ngo niba ari n'ibikunda uba mu rugo ahawe iwe nyine aho ngaho ari gutura yego uwo haba wiyubakemo gake gake ushake n'akazi nibiba ngombwa nanjye nkakabona mbere nagushakira cyangwa se ari n'ahantu yagufasha kugashaka wowe ntabwo wamenyereye i Kigali kandi arubatse nyine urumva yabaye umukire hari uwajya kumbwira ngo mwagiye gusangira icyayi wenda kuriya birashoboka ko Imana yaba ari imuciyemo Imana nta kidakora mwana uzashishoze ubanze uvugane nawe neza umubaze neza hanyuma kandi ikindi nugerayo nawe uzagira ubwenge ubanze urebe ibyo akora ubanze umenye ni abantu bajya bahinduka ariko uzabanze umwige hanyuma ikindi mwana wanjye Dieudonne nakubwira ubunyangamugayo mwana wanjye wabaye inyangamugayo rega n'Imana iguha umugisha ibyo ukora byose amaboko yawe Imana yaha umugisha ntuzakora kure ujyane ifemba ryo mu cyaro n'inzara n'iki nubona amafaranga ngo abanyamugirega ngo bafite n'amafaranga ngo bashyiraho ngaho ku buryo ngo ugiye ufite ifemba rero ufite inzara wayayoreje ukabona ibibazo biravutse tuvuye naho twari turi bakagufunga cyangwa bakakwica mwana wanjye icyo ngusabye ni ubunyangamugayo Mwumvire ku mwana ibyo bicakwaha n'ibyo bintu byose ajya ni iby'abashinwa cyane turashakira umuntu zibaze cyereka tuvuga mbere aho gusa nzagaruka ryari ubwo wajya unyuza mu byibuze n'iminsi n'ibiri ntaho ushaka no kuba n'akabanga uvuze ejo saa 8 nzabageza turumvikana basi uzapfe no kogosha ibyo bicakwaho nzaza mbimushyireho meze gutya gusa nako byaciye mo nyine Kigali nsa neza afite Dieudonne mwana wa izi nkweto se nizo ugiye wambaye oya fata za bodaboda izi uragira ngo uzanuze kandi rezo ufite zonyine mwana wa ese suzi ko nyine ngiye mu mujyi mama wagira ngo ngere i Kigali nambaye bodaboda bahite banseka nyine tuzi twatu uzindukana se twatu nyine njyana ahantu ariko nitwo twiza tujya i Kigali nyine urumva ko nanjye ngiye ahantu i Kigali ntacyo mwavuganye rero wongeye wamuhamagaye yambwiye ngo ningera ku muhanda w'ahana b'agenti itemubwira ahita nyine anyoreza tike ntege ndamusanga iwe mwana wa ngaho genda reka ngusabire umugisha wa kibyeyi Mana data ushobora byose ugira neza ndagushimye yuko utwemereye kuba turiho ndagushimye ko umwana wanjye umwemereye kuba ahagurutse aha agiye i Kigali umugenda imbere n'inyuma kandi Mana icyo ngusabye ahagera asange mwami Mana uwagiye kureba ari amahoro kandi mwami azaba amahoro musabiye umugisha y'uburyo n'ibumoso mwana wanjye Mana yanjye amaraso ya Yesu amutwikire Imana imurinde kandi izamurinde amajya n'amaza bisabye nizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen genda amahoro warakoze ariko nayivuye hariya mu itsinda none ngurije amafaranga 500 urumva aya mafaranga ugende hanyuma uyategeshe nta kugezayo oya nyine rega ntiwakwizera uriya barakoherereza nyine maya ntagera i Kigali ariko ahangaha nyine yandokora mu nzira
ubu ntacyo noneho nubona ubonye agatike aya ngaya uyaguremo amata n'akindazi urye urakoze kandi mwana wanjye ndakwinginze uzabe inyangamugayo mama sigara amahoro kandi genda amahoro bye uzamvugisha nugerayo bye sigara amahoro genda amahoro nawe Imana ikuherekeze mukuri bye sigara nawe ndi Imana ikurinde mwana wanjye ndamusuhuza unzuriza uwo mwana kandi warakoze yo hoya nakubwiye ku gipangu cya kabiri renga icyo cya mbere cya kabiri ndaje mpagarare ku muryango ndahita nkuba poa karibu wangu shapita abantu heza kabisa ndabona hari ibirenze shana we byahiriye abandi barabeshya ko bise byose nkaho waje n'amaguru ana sasuze ko natera aka karo tuzamutse se oya akonjemo nyine nze nageze mu nzira ntega kagare ko nyine amafaranga yanciranye naryo wanyu ngo ni heba hitamo oya ntago nakwifuriza kwamenya cyangwa nzakujyanayo nawe banza ureba ariko ntago ari ngombwa ko mpita mvuga mu rugo hafi ahubwo ngeze muri gare ntega umunyonzi aragenda ntereza ahantu aramwanga hasigaye mpijyane ntabwo havuga ntabwo havuga wasanga amazi oya ntago simwifuje kuhamenya kubera iki wapi kabisa bimeze bite se duherukana zamane gusa ndabona warananutse shanirwaga mpinga mparuro umuharuro uzi kwicarana n'umubyeyi ariko akubwira ngo bitewe ngo ko tubona abandi byaciyemo neza mumazu uzaza hengana nande nawe wanyiginze mujye gushaka akazi i Kigali ngarabona abandi bana byaraciyemo kubw'amahirwe nawe ngirira imuranga ati ngwino ahubwo uranyibukije nimero zanjye zose kuye he uko nimero zawe nazo nagiraga nagendeye muri telefone no ku dupapuro nyine tumwe twagenda twandika muri segonderi nibuka ko ari ahantu nyine muri mare yanjye nari naradutahanye ntabwo nari kukwibuka rero wambwiye ngo umuvantara mbitanzibuka waronyirengagije se nta n'izindi zana ryawe narinze ngo umuvantara gusa ntazi si ryo nyine ahubwo nuko ari umwe ngo nibyo byanditse ku ndangamuntu oya ntabwo ryanditseho izina rya nyaryo witwa ngo twa Dieudonnen rato ayobwa uburyo umuntu yakwitonda ngo umuvantara ushobora nanutse ni ibibazo ahubwo se utayakira vipi haryo mwagake sika kandi amazi kareka amazi Kigali simbona ufite icyo ufite uramenye ufite ikintu cy'icyaka uramenye wese gato asa nk'ugumbaza iki se ibyo nakubwiye ngo uzampamagare ugize ute wafashe umwanzuro bitari ibyo nzaguteza iki nzaguteza polisi umenye ko wishe umuntu nubwo wamaye icyo kiraka nta kimenyetso na kimwe ufite iki ariko murambaza iki ariko ujya ubona ubanza ugira ngo mandi kuburaga ngenda kubwiye ngo ugomba kumpa umukobwa nkajya musambanya igihe nshakiye bitari ibyo uzisanga mu muntu uza muri gereza kandi nta kimenyetso na kimwe ufite ariko njye mbitse amajwi yawe
nta n'amagambo menshi mvugana nawe ibyo nkubwiye urabyumvisha ufata umwanzuro nyuma y'iminota 30 uhita unsubiza muri kubanza amatwi yawe yara kuhisha umuntu